nigeze kubaho ndi umusitari gusa ariko ndakijijwe. Ninjiraga mu materaniro gutya, ikintu ca mbere narebaga umukobwa mwiza aho yicaye. Ariko maze gukizwa ndi muri basi ngiye gucuranga i Bugande mu giterane c'abayumbi 2011. Hari numva ijwi rimpamagara, nanicanye n'umusaza Kamburishi na data bukwe papa uyu ariko ntaramushaka. Numva ijwi rimpamagara ngase Beya tikarana, ngira ngo niba abasaza bampamagaye inyuma, mpindukiye nsanga basinzira imodoka igitsimbura Simba Coach. Abasaza namwe murabazi. Numva ijwi rimbwira ngo nukizwa, ngo ugo rutoki ngo ruzokugeza mu ijuru. None ndabatse narengiza ngo ruzompa amakuta ruzogeza mu ijuru. Ndihana ejo bundi muri Kenya nahuye n'ababandi bamfatiraho imbunde gutya, barambwira ngo baranyice. Biri kuri YouTube. Nari ndi kumwe n'uyu wacu ariruka aransiga. Yamagenda. Mufate za mikoro. Mwabaye gute basha? Ariruka aragenda. Ariko gahaza umunsi. Ngomare. Sema haleluya. Mwanza mureke guseka. Umugabo umwe baramukubise. Aravuga ati kabisa ko murankubita kandi mfite amakosa ariko mufite akajagara. Abingumi mubanze, abimpasu umusubireho, munkubite kuri ordre. None tuza duseka ariko tugaruka ngo bamare kundekura abajura. Abahungu batatu bama b'abanyakenya bari ibihuru batsaze. Mwijoro cyane nari mvuye gusenga, bama bamfatiraho imbunde gutya, banshangiriraho amahuza arashira, banyaka telefone. Umutima urambwira ati ariko mana ko naringiye iyo mpfa, ko nari mvuye gusenga, mbonye ko nari nkenyutse. Hari ibintu byinshi ntarakora mu isi jewe ndutira. Agiye kuririmba wereka Imana imumugisha. Barekisa. Nijiye mbwira Huduma, niriwe ntekereza ukuntu abahungu barino batakicisokoza. None ngira ikibazo, ndavuga ngo si style yaje ryari. Mbazaga Huduma, none mukecuru nawe aravuze ngo ni yavuba. Mbaza Huduma tse wowe uba hano ubu buryo nuko mama, ubu buryo buje ryari? Nigeze kubaho ndi umusitari gusa ariko ndakijijwe. Ninjiraga mu materaniro gutya, ikintu ca mbere narebaga umukobwa mwiza aho yicaye. Ariko maze gukizwa ndi muri basi ngiye gucuranga i Bugande mu giterane c'abayumbi 2011. Hari numva ijwi rimpamagara, nanicanye n'umusaza Kamburishi na data bukwe papa uyu ariko ntaramushaka. Numva ijwi rimpamagara ngase Beya tikarana, ngira ngo niba abasaza bampamagaye inyuma, mpindukiye nsanga basinzira imodoka igitsimbura Simba Coach. Abasaza namwe murabazi. Numva ijwi rimbwira ngo nukizwa, ngo ugo rutoki ngo ruzokugeza mu ijuru. None ndabatse narengiza ngo ruzompa amakuta ruzogeza mu ijuru. Ndihana kuva nshatse uyu mugore uyu, inza ngenda bumwe ahantu gucuranga yasigaye, kicumbikira hoteli, nta muntu unavuga ngo fyo kuri telefone, nta muntu uhamagara ngo ese bite byawe.
mu mpamvu zimwe twumvikane mu mpamvu zimwe zituma ibyo dukora bitagira imbaraga nuko ducuranga sente tuvuye gukorakora mu bindi bintu. Uzi ko abantu bigize abasitare ku nguvu. ngo abantu bari Kigali gwereka bivuze bamwe ngo nibo bayoboye amatsinda akomeye abandi ngo nibo bayoboye kandi byo uvuga ndabyumva nawe pasiteri ndakububwira wagira gutese ben haguruke ndakaza mbibona na president Magufuli wa Tanzania yakazama yirukana umuntu ari ngiri kuri telefone ngo nakufukuza none so ben azozampamagara umukorari ngo nakufukuza abantu barasaba ko bakizwa. Reka dusenge hanyuma aririmbe ngwino papa udufashe gusenga ariko abantu bakizwe ye nukuri Yesu karaza habe nubwo abantu bigira ukuntu Yesu araje gabada. Mwami Yesu mana yacu kandi mwami wacu ni wowe imbaraga zacu n'agakiza kacu twukwiringiye muri byose Yesu. Muri byose turifuza guhindurwa nawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo wowe udusaba guhinduka n'ubundi niwe uduha imbaraga zo guhinduka. Uduhereza imbaraga zituma duhinduka ngo duse nawe Kristo. Byose ibyo dukora duharanire gusa nawe. Mwana w'Imana Yesu Kristo, abaraha bose urubyiruko, abakuru n'abato, abapapa n'abamama, abahungu n'abakobwa, ureka imbaraga zawe zongera kuturema, zongera kutugira bushaka, arizo mbaraga zimanuka. Uko baririmba turusheho gusa nawe, uko twumva ijambo turusheho gusa nawe. Mu izina rya Yesu, uyu mwanya ni wowe Mana yacu, ibihe byose ni wowe Mana yacu. Ureke uyu mugoroba uvugane n'imitima yacu, maze duhitemo guhinduka kuko niko guhitamo kuzima. Urakoze Yesu, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Sema haleluya. Muzamurijwe imashi, muzamurika. Kuko se muzamura amajwi mwese mwikiriza. Sema haleluya. No haruko mubaye. Kamere zarakuze ziriwe zigira imvi. Umuntu azayamagagara gusaka amaso ko bateye umusumari akanga kwikiriza. Nta polisi iri hano mwikirize mwese mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Haleluya. Ni wishinga kamere ntizipfaga. Izitandukana n'umuntu gucya bamuhambye. Gusa izigumiga hoha tukaguma tukavuga tukayishiraho ameza tukaguma tukayiririmbiraho nuko ikagumiga hoha gusa. Wayiretse yamikura ikamigira imvi. Igakura wazibona abantu ukabona sabantu. Muvuge ngo haleluya. Nimusubize cyane haleluya. Simbaye mbona ikintu turi buvuge. Mu byukuri dushatse tworeka kuririmba. Ibi byose nibitiririje. Kubera ko twaje mwari mukeneye ko tuza natwe twari tubakeneye ngo ntitwotaha tutaririmbye. Birashoboka ko twotaha kubera ibintu bibereye aha umuntu wese yari gusohoka ntavugane n'undi ukamusohoka ukinjira mu wawe ukikingirana kubera ukitekereza ukicekinga ukikorera check up. Hari abantu bari mu kugira kashagara ahangaha bakumva ijambo bakamarita kubundi ukaza muri fata ukamugurira ngo niwe babwiye. Wewe urebe ukuntu umeze na urebe umutima wawe ukuntu uzumira wamara ukazufata ijambo karishira kubundi witekereze. Tugiye kumanza dusirimbe. Hari urutoki musabwe yagiye takundi reka uyu mugabo nawe kwakire arahari curanga bazi sinzi nimba uri bugendere mu njyana ya musabwe sindabimenya nabanzaze ukandi wakoze kuri rwiyereka mubanze muze. Sema haleluya. Haleluya. Anze muze tube nkabiruka hano hanyuma ndirimba imwe cyangwa zibiri Imana ihabwe icyubahiro dutahe. Uwarambiwe wese yamatora inzira.
atora inzira cyo muri muryango cyangwa sokere hariya kwa heri yamatora inzira itahi ahasigaye abasigara tuvete twumva Imana dushamburiye abazimu n'abadayimoni amapepa ari mu bagore bato bari mu kuvuga uburozi bakajana mu bagore bene abaga bakuru abakobwa batoya abagore bakizara rimwe mwe ababufite bose na turanga papa ya bazi shamburiya ka ashime leba aywa tika la fare della forza la fare iyi mikoro ntimuyikureho papa muyigumishe sema haleluya haleluya muziko nateze indege kugira ngo nze gutarama muzamureka gukinisha ibintu mureke gukinisha ibintu indege nasize abana banje babiri bari ku ishuri muzamureka tafazari gukinisha ibintu z'abandi twebwe bitubeshejeho duheshe kuriya ni kaho naje kurigisha naje kuretira turanga musa shamburiya Prima aywa hallelujah prima asifiwe mumeze neza Hela Fred Kanya ejo bundi muri Kenya nahuye n'ababandi bamfatiraho imbunde gutya barambwira ngo baranyice biri kuri YouTube nari ndi kumwe n'uyu wacu ariruka aransiga yamagenda mufate za mikoro mwabaye gute basha ariruka aragenda ariko gahazafu umunsi ngo mare sema haleluya mwanza mureke guseka umugabo umwe baramukubise aravuga ati kabisa ko murankubita kandi mfite amakosa ariko mufite akajagari abingumi mubanze abimpasu umusubireho munkubite kuri ordre none tuza duseka ariko tugaruke ngo bamare kundekura abajura abahungu batatu bama b'abanyakenya bari ibihuru basaze mwijoro cyane nari mvuye gusenga bama bamfatiraho imbunde gutya banshanyuriraho amahuza arashira banyaka telefone umutima urambwira atari ko mana ko naringiye iyo mpfa ko nari mvuye gusenga mbonye ko nari nkenyutse hari ibintu byinshi ntarakora mu isi jewe ndutira hari ibintu byinshi ntarakorera Imana nzambwira Imana ngo uzobanze undeke imbeho apana kuba nk'umugore w'umunyamurenge imbeho korera Imana neza hari akajagari ngomba gukuraho ngakorera Imana turanga musa wicare kabisa
mwicare turirimba akantu gato sigaye dutahe timwari munkumbuye turebe amahimba mugira ngaho ni muzamura amaboko muzamura amaboko aheke kintu kiba mu maboko niki uzuzamura amaboko aheke abantu bo kwama baseka ngo se ngo twari tumukumbuye gute ngo yente twari tumukumbuye ngo se ubundi ngo azaza gukora iki hari uwo twahuye ubushize ngo se turataha nuko abantu baza baguma kwibaza ariko Yesu ari ku ngoma kandi turino ko turakorera Imana mugabanye mushene shika tuzagenda tuganiwe abakijijwe bose imibabaro yo muri isi izibagirana nk'inzozi imibabaro yo muri isi izibagirana nk'inzozi ubwo nari ngeze mu ishyamba ndeba inyuma n'imbere mbona nta nshuti mbona bara niyambaza Yesu mbona nta nshuti mbona bara niyambaza Yesu dukanya na Yesu n'urupfu cyangwa imibabaro nonagera ndetse mu rupfu zabana na Yesu nonagera ndetse mu rupfu zabana na Yesu